reka ngusuze kandi nanaguha ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi n'andi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera amakuru agiye atandukanye. Reka dukomeze nta gutinda mu nkuru zacu. Iyi ni inkuru imwe mu zitangaje aho mu karere ka Nyanza hagaragaye inkuru yatunguranye, abantu benshi nyuma y'uko umugabo uketsweho gucuruza inyama z'imbwa mu baturage, bamwe bavuga ko bari basanzwe barya izi nyama z'imbwa uyu mugabo yabacuruzaga batari bazi ko ari iz'imbwa. Bamwe mu baturage bagiye bagurishwaho izi nyama bagize ubwoba bitewe n'iki gikorwa uyu mugabo yaje kuba yakora. Bavugaga ko batewe ubwoba n'iki gikorwa uyu mugabo yagiye akora, dore ko ubundi kurya imbwa mu muco nyarwanda ari ikizira. Baje kuba baterwa ubwoba n'ibi. Iyi ni imwe mu nkuru yavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga no mu baturage bo mu karere ka Nyanza. Umugabo witwa Banguwiha uzwi nka Mugoyi yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gucuruza inyama z'imbwa. Uyu mugabo yafatiwe mu murenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, mu mudugudu wa Kavumu, aho abaturage bafatanyije n'inzego za DASSO bafata uyu mugabo, bakaba baje kuba bamufata. Amakuru avuga ko iyo mbwa yayibagiye mu ishyamba mbere yo kujya kuyicuruza inyama zayo, yayibagiye mu ishyamba nyuma yo kujya gucuruza inyama zayo mu baturage. Abaturage bakomeje ko bavuga ko mu busanzwe uyu mugabo yari asanzwe ari umubazi w'amatungo. Ibyo bigatuma bavuga ko hari bamwe mu baturage benshi bagiye bagenda barya izi nyama z'imbwa ku bwinshi, ko nizo byagaragaye ko arizo yibagiraga. Bigatuma hari bamwe mu baturage bavuga ko arizo bagiye barya cyane kuko ubusanzwe bari bazi ko ari umubazi. Ubwo bakavuga ko wenda yazibagaga nyine akazishyira mu zindi, rero abaturage bakaba baragiye bazirya cyane. Bamwe mu baturage bavuga ko babonye afite igice cy'inyama ariko nta mutwe w'imbwa wabonetse, ariko nyine byagaragaraga ko ari imbwa avuye kuba yabaga, bagiye kuyijyana mu baturage ngo abagurishe inyama zayo. Uyu mugabo Banguwiha yabajijwe n'inzego z'umutekano niba we ko abaga izi nyama z'imbwa akazigurisha abandi. Yabajijwe niba we yarigeze kuziryaho, anasubiza ati yemeye ko yariye inyama z'imbwa kuva kera kandi ko nta kibazo byigeze bimugiraho. Nyamara abaturage bo bavuga ko batewe impungenge n'iki gikorwa, cyane ko amateka y'u Rwanda abuza kugaburira abantu inyama z'inyamaswa zitemewe kuribwa. Ariko we ku kiwe gitaravuga ati njya akavuga narakariye nta kintu kantwaye, akaba ariyo mpamvu naje kuba nafata icyemezo cyo kuba navuga ati najya nkagurisha no mu zindi mboga nk'izindi ko mba nagiye nzigurisha. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana mu gihe hagikorwa iperereza, nubwo nta tegeko rihana umuntu urya inyama z'imbwa ku giti cye. Amategeko ahana umuntu uzigurisha cyangwa uzigaburira abaturage. Ariko tugakomeza kwibaza ati niba koko yaraje kuba yabaga izi nyama z'imbwa akazigurisha cyangwa akanazirya, mu bo yazigurishije akaba nta muntu n'umwe waba warigeze ahitanwa nazo, wenda tuvuge ngo yariye inyamaswa runaka iramuhitanye, njye sinzi impamvu numva ari nta kibazo. Ariko buriya mu itegeko biragaragara ko harimo ikibazo gikomeye cyane, ko no mu muco nyarwanda kurya imbwa ari kirazira nyine. Ariko ntibibuza mu bindi bihugu tugiye tunaturanye kurya inyamaswa nk'izi, bo barazishahura bakazivunira umuheto. Iyi nkuru bitewe n'uko uyumvishije sinzi wowe uko ubyumva, ariko navuze ati wowe waza kuba watanga ibitekerezo ukagira icyo watubwira kuri iyi nkuru. Ufite uko wabyumva kuko ndumva muri za 2024 hari n'abandi begeze kuba batabwa muri yombi, ndumva hari ku Gisozi. Ni umwe mu mugabo noneho we wazibagaga akajya kuzideboza ahandi bazikoramo isambusa. Ugasanga umuntu yakoze isambusa ariko iyo sambusa aje kuba yakorana isambusa irimo inyama y'imbwa, ariko nyine hari abagiye bazirya nta kibazo
byabateje. Ariko se niba ari nta kibazo byabateje, birakwiye ko ugaburira umuntu inyama y'imbwa kandi bitemewe, amategeko y'u Rwanda atabyemera? Gakomeza nibaza nawe nkubaza ati ese hakwiye gushyirwaho amategeko akomeye ku bantu bagaburira abaturage inyama z'inyamaswa zitemewe, kugira ngo babashe kuba babihagarika? Nkasoza ngusaba kuba watanga igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba ukunda amakuru nk'aya tuba tugenda tukugezaho kuri KGE, ndagusaba kuba wakora subscribe, tukajya tugenda tubana mu zindi nkuru ziba zigiye zitandukanye. Izi ni zimwe mu nkuru ziba zidasanzwe, ariko nayibonye ndavuga ati inkuru nta mpamvu yo kwita yibabwira, reka nyibabwire. Wenda namwe mu gihe muba mugiye kuba mwajya kugura inyama, mujye mucekinga murebe ati ese izi nyama ni iziki, murebe amaguru y'inyama muri kugura, murebe ibintu biyiriho, niba ari iz'ihene, niba ari intama, niba ari iki. Mutazajya kugura inyama y'ihene mwibwira ko ari ihene, bakabakubita akanyama k'imbwa mutabizi. Ubwo rero nawe wajya ucekinga ukareba. Nteguye iyi nkuru kugira ngo ibagezeho mu rwego rwo kugira ati namwe mbakebure. Ndagushimira wowe tugomeza kuba tugenda tubana umunsi ku munsi, nta handi tubana ni kuri KGE. Ndagusaba kuba wakora subscribe, tujye tugenda tubana nkugezaho ama update aba agiye agezweho.